Yes, nguhaye ikaze yo kundi ugakurikira ibiganiro bya Vanessa Inspire. Uyu munsi rero uko mubibona se metere ko ndeba arakaye. Ndi kumwe na famille Maître Nzovu. Famille nziza cyane murayibona. Tubahaye ikaze Maître Nzovu n'umuryango wawe. Ngiye kwishima ko ndi kumwe na famille yanjye. Mwahoze ari umugore wanjye. Ko muri iyi minsi ntabwo ari umugore wanjye, ko biranshimisha kuko andirira. Iyo ndi kumwe n'abana banjye, yose ndimwe n'imfura yanjye yakamukurikira. Hari n'abandi batari muri iki kiganiro kuko hari impamvu bo baracyari bato nta byo kuvuga bafite. Komeza ni wowe mugabo uri muri iki kiganiro Nzovu. Ijambo ni iryawe. Ijambo n'uwoza umugore wanjye nawe yavuga. Ako kantu ko kuvuga ngo wahoze ariko ndi kumva bagasitse. Ninde wahoze ari umugore wanjye nese? Uraza urumva mushyashya ari. Mwaramushakiye. Ya nugari. Indi? Nugari. Kandi uvuze ngo yahoze umushyashya ari subiza abana. Arahari we. Umushyashya kandi yarahoze. Nimba yarahoze ngewe mu magambo make ndi uwahoze. Ndi umugore wawe. Nari umugabo n'igihamya intebe byanjye byararangiye byavuye. Umushyashya ni uwo niko abana bari kukubaza. Umushyashya ari kumuzana kwa mukeba we. Oya mugore. Nta nicyo bitwena nabakira nta mutima we. Ese ntabwo namwakiriye nta kintu biba bitwaye. Nanamwakira nta kibazo namutima. Umugore ashobora kuba hari ko ntabwo turi abana. Ntabwo kwe nanjye nkabo. Nimumara kubana ndabatumiye muzanansure. Sibyo aratavane. Bazansure twibere inshuti. Imiryango iba inshuti sibyo aratara. Ariko ntabwo ariko bishobora no kwanga ngiwe. Kuki guteganya ko bishobora kwanga? Kandi hari igikwe. Ashobora no kubivamo rega umustar aba ari umustar. Ahubwo ngerekana ibariza akabazo Nzovu. Uravuze ngo wahoze. Iyo yari expire yavuye ku expire no kurangira cyangwa sinzi n'ibiryo jambo muri ryo. Expired. Ibyo uvuze bisobanura kurangira. Ntabwo ararangira warangiye waracyariho. Nyine yari expire. Kuba expired ntabwo bivuze mu munara. Kuba expired ni ikintu kirangije igihe. Amatariki ariko cyarangije igihe. Igihe kuri ngiye bari. Sibisobanutse sobwo. Ana bangira mu Karibi wacu ko mudaha papa karibi wanyu. Cyane bwambye mwihangana. Nishaka umugore muzamunsura. Ubwo niko Imana yabishatse nyine. Se sibyo bakubazaga ahubwo ngo batumire numva ko ari kuvuga muzabatumire. Oya, reka ngiye mugize ukuri. Cyane kudashaka umugore. Nkaza dufite abana bane. Afatamo babiri. Naho gasigana babiri. Abo bana tukabana mu nzu imwe kandi nwatse abana banjye ntabwo babanye. Bikareka ntabona ko abana bafite uburenganzira ko bana pe. Ubwo rero kuvuga ngo ngiye gushaka umugore ndashobora kuba hari kwa n'igihe byakwanga. Ako mumeranye neza wenda ubu ngubu bitarangameranye neza. Nta kibazo. Mbona ari n'umwana mwiza ariko. Wari umugore utwara imyenda iyo turi kumwe akagenda akamfurira akagira gute. Ariko na Sandrine yaza akayimesa. Na Sane yayifura kuko ni imfura yanjye. Ariko urumva cyo ko icyo nakundiye uriya mugore nawe afite umwana umwe iwabo Butare. Yarambwira ati nanjye ndamubwira mfite abana bane. Njye nkunda abana baza bakagusura bakarara tukagira gute ndabakunda. Abana bumiwe n'impamo y'Imana. Reba ukuntu bakureba. Elise senzashaka umugore vugisha ukuri. Ese mama wanyu ko yankatiye
sinzashaka umugore unsazisha. Ese ubwo ntimujya mubaza mama ati kuki utasubirana na papa? baramubaza se ntabwo babizi, nta hari ikintu baba batazi. Aba bana hari ikintu barabizi, story zose baba bazizi. Ega ntabwo ari izizi. Enda umuntu waba uzizi Sandrine, aba bari bakiri bato. Elisa ujya uvugisha ukuri. Usibye kiragiye yakoze ikiganiro avuga ibyo mwamubwiye, Elisa ntabyo azi. Ndatangaye Olive. Yesu wamubaza tuba Karambo. Karambo yakiri umwaka umwe n'amezi 2. Nyine icyo gihe bitangira kuzurungutana kwacu, bitangira byatangiye afite umwaka n'amezi 3. Yakwa mukecuru Nyanza. Byararangiye. Tuba dusuye muri story gato. Mu mateka. Sibyo Elisa ntabyo azi. Enda Sane n'ubizi. Wasanga barabimubwiye kuko amaze kumenya ubwenge. Sane ndamukunda. Sandrine mukunda mu byiciro bibiri. Sandrine yigeze kuva kunywa inzoga tuba hehe, tuba ararwo ku masaso y'ibitambike imasoro. Nyina yari yamubwiye ngo papa we naza ntumukingurire. Noneho Sandrine arebye ukuntu umeze tugiye kumukingura, ariko ntubimubwire. Umuntu wimubwiye kandi naza gusanga ndyamye. Ngo umubwiye ko nawe ufite urundi rufunguzo. Nagenda ndijima ariko nyina yamuhaye kuvuga ngo ntanyingurire. Erega nawe byakubaho Vane. Uretse hari igihe biba byarenze ubwenge bwawe kubikontora ukumva byanze, afusari ukumva icyaguha amahoro nuko uwo muntu utanamubona impanda yawe. Niba wanyifuriza no upfureba. No. Apana kwifuriza gupfa. Ugabanya ibyo bifasa bya ngo no. Umva nyine. Ntabwo bivuze ngo upfe. Byibura ukagenda nyine hakubona ibyo byose ubikora uri hariya, ariko si ubikore nama mbona nkubona amaso yanjye bitera nibyo byandi bijyatera haro hombi, ugasanga abantu umwe agiriye undi nabi. Ariko kugira ngo umwe agire undi nabi, umwe yakwigendera n'undi akigendera, mukajya muhuzwa n'abana, ntacyo biba bitwaye aho kugira ngo umwe ahemukire undi. Ubuzima bugakomeza kuri wowe, nanjye ubuzima kuri njye bugakomeza. Sibyo byiza Vane? Reka tubwire icyo yakundiye Sandrine. Cya kabiri bazanye aba bana, umukecuru na bene gusenga iki, abana barabanza nabo twabaga imasoro. Ubwo urumva mama Sane yansize muri iyo nzu, yaragiye ntazi ahantu ari. Noneho twese aba bana ndabashobora. Mpita njya ku kigo Sandrine yigagaho. Ndagira ndamutegereza Sane 3 tuyahute tujyana mu rugo kugira ngo mfashe abana. Nyina abirakariramo ngo ibiki Sandrine ngo amagambo ntabwo yavuze. Sinavuze nabi. Ntabwo wumvaga ko Sandrine yaza kuba ari muri basaza be. Nose navuze nabi. Ntabwo navuze nabi, nta mategeko amana. Ntabwo amategeko arakuza, amategeko adahana. Warwajya imbere ari ngo burane. Ariko kuki wowe wama wumva yuko bari kuguma bagushyigikira mu mafuti yawe? Bandi bashyigikira. Umva nkubwire Pasando, umutima hari igihe uba warananiwe kwakira uburemere bw'ibintu ubasha kubona, bikaba byiza ugafata umwanzuro wo kugira nyine wo kwirinda, aho kugira ngo umuntu azarwara umutima cyangwa arware ya ndwara hage bahita ngo ikivane. Hari indwara njya numva yo mu mutwe barwara. Stroke. Aho kugira ngo uzi kwivuga neza. Yeka mubwire abarwara imitima. Abarwara stroke. Ako zikano barwaye imitima ni nazabia bete ari abakire. Abakire kare ubwo bukire bwo kurwara izo ndwara ntabwo nkeneye mu izina rya Yesu. Ubwo bukire bwo kurwara izo ndwara netse ubwo kuvuga ngo ariko nkeneye ubukire buzima burimo ubuzima butari imibyo. Ntabwo mwumvise icyo umusaza avuze. Avuze ko nta mafaranga atangiye kuyabona. Isukari iri mirasimbura. Isukari ryo. Wow. Duhehoze. Bayo kandi namwe muri abakire ngo turemere. Ntabwo twe turi abakire. Wowe bashije kwiyandira ko musenga. Kuba ndi umukire. Icyo wiyaturiho nicyo kizaba. No, umva icyo nene. Yewe ndakize. Ndi umukire ko ndi muzima. Nubwo nawe. Namume kumukaba bazima nabyutse ndi muzima byakunze ngenda gushimira Imana.
rega iyo uvuze abakire hari ubasha kumva ari ubutunzi kuba hari revo ariho ndende ugaragara ubukire kandi gusobanura iyo uriye ukambara ntusabirize ntabwo kuvuga ngo umukire ngo n'ufite vewiti haba ari ibyo twese turabishimira vewiti irava ngo afite etaje igeretse kangahe hoya hari n'igihe aba ifite atameze neza mu buzima bwiwe ngende umukire n'abiyatiraho ubukene bazabugumane mu izina rya Yesu ntabwo turi abakene ntabwo aribyo twiyaturiyeho turi abakire kuko icya mbere cyo twabyutse duhumeka umwuka w'abazima yego hari abaryamye ari bazima ntibakangutse no iyo uvuze ubukire wowe uba uri kuvuga ku bintu bafite amafaranga menshi ubukire nagusobanuriye iyo wariye ukambara neza ntusabirize ntabwo ubukire kuvuga ngo ni ngo wubatse inzu nk'iy'amakuza wubatse inzu nk'iya rubangura ngo ufite ama etaje oya cyambere no kuba ufite umwuka w'abazima ureba iyo mfite 5 byanjye biruta 5,000,000 z'abandi sibyo mukoze hasi mu nyibutsi ibuye gute dutangira iki kiganiro tutabanje kwiragiza Imana nzovu waturagije Imana oya nge abo naje gusoma ngo zabo niba bari basenga sibo bakristo sibo barokore turabyemera no okay ngaho reka dusenge Ezra cyajya mu butayu Imana y'amahoro Imana igira neza Imana ikiranuka Kristo abambwe turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwawe kwera tugushimiye kurinda kwawe gukomeye Mana tugushimiye ko abanye natwe masaha yose igicuku yatambutse byahize imibiri yacu n'ubugingo byari byinshi Kristo ariko waturinze muri byose tugushimiye yuko tubyutse turi bazima turi amahoro hari abageze ahacecekerwa kandi baryanye bari bazima nkatwe turagushimiye Mesiya tugushimiye umunsi twongereye mwami tugushimiye n'abashyitsi twakiriye muri iri cumbi waduhaye Kristo nyemerera tubahe ikaze n'akaribu tubasabiye umugisha uva ku Mana isumba byose mwami Yesu tuguhaye ikaze n'akaribu muri iki kiganiro tugiye gukora iki kiganiro kibi cy'umugisha kibi cy'umumaro kuri buri wese mu izina rya Yesu mwami Yesu tuguhaye ikaze n'akaribu ukiyobora ntabariwe mu izina rya Yesu umunyamakuru ntabariwe twebwe ntabari twebwe Imana data umwana n'umwuka wera byuruke biganza ahantu hagati muri twebwe turakwiragije mwami Yesu ntudusige ntuduhane ube mu ruhande rwacu wongeye kutwubaka twubakike ijambo ryawe rirambwira ngo uzongera kutwubaka kandi tuzaba twubakitse Mana twubakira umubiri n'ubugingo ubugingo nibwo buzabona Imana ubugingo budasaza ubugingo buzarama haleluya turagushimiye Yesu twari tukwiragije mu kanya gato tugiye kumara mwami Yesu iki kiganiro buri wese uzakireba kizabi cy'umumaro kizamushimishe kizaguke kizarebwe kizakurikiranwe mu izina rya Yesu tucyatuyeho igikundiro mwuka wera w'Imana ganze hagati muri twebwe Mana dutuje ntutuze Mana ducecetse ntuceceke ganzo tegeke Imana data umwana n'umwuka wera bibane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo abambwe rimwe gusa amena amen murakoze nzovu ko nabonaga wari umeze nk'umuntu we umeze ute ikiri isengesho utari wagiye mu mwuka isengesho nibyo numvaga nandi kuryumva wumvise n'iki ni kwiragiza Imana nyine wumvise azi gusenga ni gusenga n'ibyo nimba gisenga nabo byaba ari byiza ndasenga nta cyakuraho gusenga ko sando uracyajya mu butayu se kwa kundi wajya gurara amajuru ujya mu butayu nayo none se gusenga uko tubayeho gutya kubera Imana aha tugeze abaturibo nyine tuhageze kubera Imana dusta gutya kubera n'aka gasura n'Imana tugateje ubuzima butarimo gusenga ni impfabusa gusenga nibwo buzima gusenga ni imibereho nawe ndabigukumbuje ngewe rero ntumara ukuntu nsenga iyo ngiye kuryama mbwira Imana nti Mana nk'uko wandinze ku manywa undinde muri iri joro icyambere niyo mbwiye Imana gutyo nanone mu gitondo nkabyuka mfite umwuka w'abazima kuko hari abantu benshi baba bari CHK bari Kingi Faisal bamwe bakoze amagisida ariko buri gihe wowe uhumeka umwuka w'abazima ugiye Imana usenga ntabwo ari kwa ngo ugira ute ujye mu butayu ujye mu makiriziya aho uri hose Imana irakumva iberaho icyarimwe n'ijambo ry'Imana rivuga
waba uri mu buriri bwawe ugasenga irakumva, uri mu rusengero ugasenga ikumva, ahantu hose waba uri. Kubwizo mpamvu kuki mujya mu rusengero? Ese wowe ntujyayo? Kuvuza akantu hose nyine ibera hose icyarimwe. Yaravuze ngo numburira ku gasozi kamwe uzimuka ujye ku kandi. Yego ibera hose icyarimwe. Uri gusengera mu butayu asenga Imana imwumve, uri mu mazi ibyumba arasenga Imana imwumve, ngewe uri hano mu Rwanda asenga Imana inyumve, najya mu rusengero n'undi uri mu nzira mu muhanda no kugenda agasenga ibera hose icyarimwe. Imana ntikunda umupagani. Ubundi se abantu bose n'ab'Imana kandi twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Yego ariko se ubu ntibakinze, nari ngiye kubatumira fanta ngo mube munywa ariko ubu bafunze. Urumva abantu bose n'ab'Imana, nta muntu utari uw'Imana. Kandi Imana nta muntu yanga. Ikintu Imana yanga icyaha n'igisabane. Ariko Imana ikunda abantu. Mugiye kwa Kazungu murebe niba ngo bashobora kubaha fanta ndaza kuzishyura. Ntabwo yabyemera. Nzovu hari 5,000 aho ngaho ufite mu mufuka ndari gusubiza. Amafaranga yafite kuri telefone. Njye n'amafaranga mfitemo. Nanjye ubwo mwihangana ari kuri telefone kasi nakatinga. So uyu munsi rero ikintu nyamukuru kiduteranyirije hano, hari abakunzi ba Mama Sandrine hirya no hino ku isi b'iyi famiye baba bana bagiye badusaba, baratwandikira cyane ngo twafunguriye uyu muryango cano. Ntabwo twabyirengagije mu by'ukuri. Uyu munsi turi hano nko muri event nuko wenda yahuye nuko hanze wenda nabonye amabotike adakora neza, ariko murabyihanganira, ntago ari uko ibintu twari twabiteguye hano. Hago kwiye kuba hari ibyo kunywa, hari ibyo kugira gute ko ni umunsi w'ibyishimo. Tuje kumurika ku mugaragaro cano y'uyu muryango wa Nzovu, ku buryo n'ejo bundi ejo tuzabona Nzovu wa kabiri. Afite abana, harimo abazamusimbura, muramubona rwose n'Inzovu yigendera. Oye bamubonye, hari n'abandi bafite impano nk'iza Nzovu. Nzovu iyo ubona aba bana bawe ubona utasiga umurage. Ni byiza buriya iyo ufite abana hakajya bagukurikira ni byiza. Bamwe bagakina amafilime, bagakora ibiganiro, ariko umwana ntabwo yaza mu biganiro atarabanje kumenyekana. Kuko nta kuntu umunyamakuru amutumira bitewe ko umwana najya imbere ya kamera mu biganiro, cya kiganiro kizarebwa kikabona views. Rero ntabwo buriya ni ugushyiramo imbaraga, cyangwa bamwe bagakina umupira, cyangwa bamwe bagahimbaza, kuko numva nyina gukora umuntu ko ndumva yanabigisha bakaza bajya mu kwiga indirimbo. N'ubundi n'abaramyi baba muri korali bose abana banjye, bakagera mu kirenge cya Dorcas na Vestine. Muzi Dorcas na Vestine urwego bagezemo, ubu basigaye bajya i Burayi gukora ibitaramo. Mbese niba abantu bifite kuko bamaze gutandukana na manager wabo Irene Murindahabi. Ntabwo batandukanye ku bigaragara. Yego ntago ubu izaki kubayobora cyane, ubwo njye urabindusha. Ntabwo bakiri kumwe, ariko gukominikana barakominikana, kuvugana baravugana, bo bari manager. Nicyo nashatse kuvuga, bo bari manager. kandi ugabanye ibyo bifaransa byo gukominikana. Umuntu yize Kamara Shavu ako se wagiye ureka twagiye yize mu kiburamwaka gushyira amafaranga, twagiye kugushyira amafaranga. ariko baza n'urupapuro wandika amazina abana bawe bose. Sandrine ubyandike Iradukunda Sandrine, Irene irafasha, urashyira Irene oya mubareke amazina y'abana bawe ntabwo yazi yose. mubireke oya wivuga ngo tubyihorere, turi mu kuganira. ako vipi zawe vepe pour tubyihorere, mureke twikomereza ikiganiro. kandi aguhaye ikibazo urimo uramuha ibifaransa, nakubaza amazina uko bayandikora bishobora. Tugomba kuvuga ururimi rumwe. twagiye ugikora mu mahoteli.
ntacyo bitwaye twagiye ariko rero aba bana muri kubanigana ijambo kandi nabo bakeneye ngo gutera story na papa reka mbanze mbabwire igikorwa kitwica jaha murakomeza nyine ni ukuvuga ngo cano mwambwiye yuko ngo yitwa Mama Sandrine TV show Nzovu wayumvise cano ngo bahita muki Mama Sandrine TV show abantu bari kwiki kiganiro k'uyu munota muze kugenda nimusozi ngo nzafungue nsenyite Papa Sandrine official ubwo nawe ubwo ariko se ntuzayishyiraho umugore mushyashya uzayishyira izina ryawe gusa mfite amahito bicanye afunga ukuntu ayita iya mbere Nzovu Mama Sandrine Papa Sandrine official ya gatatu Nzovu Diane ya kane Nzovu Esther oya Esther akakubitwa dukomeze karakanyuzeho twari kugira ngo dusetse abantu nta kindi mbikoreye mbabarire nari mbizi Esther ntago muri kumwe ariko mbabarire nkwiseguye komeza indi we nshaka no kuyita Nzovu official Nzovu 500 yitwa ariko nshaka no kwita Nzovu 550 official agira kandi official iriya cyangwa ntabwo Nzovu 550 hariho TV hariho TV byose muragenda bihinda so abantu badukurikiye bagende bakore subscribe kuri channel y'iyi famille muzajya mubonaho famille ya Nzovu na mama wabo bayita Mama Sandrine TV show ndaza kubaha link muri iki kiganiro muraza kuyibona nimutayibona muri iri link muri iki kiganiro murayibona mu kindi iyo channel muraje muzabona ibiganiro byiza comedy turebe impano abana bafite turebe ko twazizamura ariko tunabashishikariza ko bajya kwiga ntabwo tubakweye mu ishuri baziga ariko banazamura impano kuko nta umenya ikimutunga ejo n'ejo bundi nta umenya Nzovu wari uzi yuko uzatungwa n'ibi bintu ibiki ibukora nge ntabyo mbe kera se ntabwo nge numvaga nge wundi mu nzozi zanjye mwumva kuzaba iki nzakina umupira ukaba Messi oya Mbappe Messi se Mbappe Ubufaransa Mbappe Elisa mu nzozi zawe uba wumva wavamo iki umukomedi Nzovu wa kabiri Sandrine mu nzozi zawe uba wumva wavamo iki ni nyinshi twakina amafilime ariko buriya bikabamo cyo kwikinira fure oya hari umuyobozi wari twakubitanye ahantu buke nashatse kuvuga ngo arambwira ati bura umukobwa wa Sandrine nimba ari vore twarakinaga ku ishuri ibintu nk'ibyo n'ibindi twaganiriye byinshi buriya rero hari ikintu mutazi mu buzima ubu kera ushobora kuzajya kubona ukabonera isabaye mu komedi yarabivuze ku bwa mbere kuri Inspire ubu ngubu ushobora kuzajya kubona ukabona uyu mwana abaye mu komedi komedi Kagara se bimaze kumukiza mujyanayo ariko usibye ko iyo umuntu ageze mu rwego rwo gukira ubu rero Kagara batangiye kumujyana nimba ari abapfumu nimba ari abakozi b'Imana ngo Kagara ngo agiye gupfa ariko mwabantu mwe kuki mutabivuze hakiri kare rero njye abahanuzi burangiye sinjye mbemera umuntu agatangira akakubwira amagambo atarakubwira hakiri kare ngo ugiye gupfa kuko afite amafaranga kuko amaze kuzenguruka igihugu amaze guhesha izina ryiza u Rwanda nababuze uburyo bamuzamukiraho njye sinzi noneho ibyateye noneho kuri njyewe abantu barimo kunzamukiraho mu njyewe ndashaka gukundana na Nzovu n'umugore wa kuki mutazamukira kuri yaka muzamukira akaba ku biti mutazamukira kuri Nyamabondo mukavuga ngo Nzovu abagore bose nibo basa umukare w'umusitari bazi reka reka noneho wabaye umwami w'abagore nawe bamenyereye ndabiyamye mwa bagore mwe mushaka kuzamukira genda unzanire fanta z'abantu bari mu kiganiro mwebwe ndaza kubagurira amata ku ruhande sibyo ko bikukundiye wajya ubazama ntumasha kuzamura cyangwa bakuzanire ka Knowless Nzovu
maze kuzamura benshi Buretse kuko gato. mbere wabizamuye nzovu wakuzaniye sikoro oya Mm. kandi tuza kunywa mu kiganiro nazane fanta ikonje genda uzane fanta barayitamo nako wakamura bigaragara nabi ntabwo ari uburere waba uri guha uyu nguyu ariko ni ntabwo ari ntabwo byiza Iya, kunywera ariko inzoga mu bana nzovu afite Ari ubwenge igaragara buriya nzovu afite ubwenge butandukanye n'ubwo abandi bantu bakorana ibaze afite nk'icupa rya byeri bagahita bagakatinga bakagashyira kuri tiktok yegeranye na Elisa ari byo nzi ubwo umwana wamwigisha ibiki ubwo rero abantu bagore bari kukuzamukiraho niho twari tugeze barahari we Mm. umuntu akaza ngo nzamukiye kuri inzovu kandi bamara kunzamukiraho nk'ibyo bamara kugera aho bageze ugasanga nyuma batangiye kuntuka batangiye ibyo ntabyo oya ni amakosa ibyo kugutuka wabazamuye ntabwo ari sawa ariko nyine uzumva ushaka kuzamuza Esther amaze kugira he umuntu arimo kwirata ngo afite umugabo mu diaspora uba muri Amerika ntiyamubonye kubera njyewe nimba ntahari simbizi ariko basi ujye unashimishwa nuko umuntu yakuzamukiyeho basi akagira ahagera bijye bikunezeza nubwo bagutuka Nyine nubwo bakwitura byakunezeza. inabi ariko bijye bikunezeza byakunezeza ariko nanone sinzi ntabwo bigushimisha nyine birumvikana nta kundi nyine kumenyekana niko bigenda jya ubasapotinga bagezeyo nibyo nanone kubacunga n'ubugira neza neza uzayisanga imbere nimba ngiwe nkugire neza nanjye hari ibyo nzabona ushobora kubagirira neza ineza bakazayitura abana bawe cyangwa abuzukuru bawe ugira neza ukigendera neza ukazayisanga imbere uze sibyo bane nk'umudiyasipora nagiye kumva akabinyuza kuri Xrage Manibo ngo nzovu ndashaka kumugurira intebe ngo yanguriye intebe z'ibihumbi 800 sibyo ko inzu mbamo ari ntoya ntabwo zari gukwirwamo ni intebe imwe ijyamo 3 n'ijyaho 2 n'ijyaho umwe n'ijyaho umwe ubwo ni intebe ngiye kwimuka muri minsi nshaka inzu nk'ibihumbi 150 nanone mwarakize tuvuze ngo icyo ari sa Garumva bakira. kivuga cyane kuzamura ivuganire na ushaka umukomedi vuga cyane isi kumenya Elisa nindamuka nkize nawe uzawukize sibyo ubwo suje konsura muje konsura n'abana banjye mukicara mu ntebe hari flat murimo kureba sibyo gaza n'akabati urumva ampuri hariya ese ubundi bari bagera iwawe ngo barebe rega byatangiye kuzana abonye iwawe hameze neza buriya waraye utetse nimugoroba ntabwo ejo naratetse ko biranaye ko sinariye bimaze iminsi nk'ibya nyarudindiri aho yanyabyago mukakira mu rwego rw'inganda kandi uvuze ko watetse ejo utariye se savuze ejo ra nyine ejo naratetse mpita kuraba umupira ahantu gutya wa peri na kipe muri Kenya nizera nijoro njye ntabwo najya mu masofa ndetse n'iryana ejo nahamagaye nyarudindiri arambwira ati ubu ngiye kugura ibishyimbo nteke nese nyarudindiri ugura ibyangahe ngo ibya 700 mba ngomba kurya ngahaga nyarudindiri ikindi bakunda ibintu bita tofu cya 700 ubwo ni bimwe bita mituyu bagura bitetse akunda tofu bandi bazicuza mu ndobo arayifata akayitereka hariya ubundi akarya uzi ko ibiganiro mukora nyarudindiri bireba kuri za telefone ze ubu ngubu nubaha ubwo mushatse mwamusuhuza araza kubireba nyarudindiri turagushuje aho uri hose ugira umunsi mwiza kandi turagukunda ni n'umurokore mugenzi wawe byarandirimbiye mu kiganiro ndaseka ndahwera icyo mvuze abarokore bavuga ko isezerano ridahera isezerano rya nyarudindiri rizahera azagenda ava mu mubiri uriya mugore w'umuzungu atamushatse ariko mbwira bazashaka umugore w'umuzungu ibyo kuko bibaho ahubwo ni akantu akoresha nyarudindiri ubona ari agatwiko se ni agatwiko kugira ngo agere ku kizi hari impamvu hari ibyo navuga muri aba bana nyarudindiri rero icyo kintu kwerekana nabivuga nyarudindiri ashobora kuba ari ikiremba noneho akaba yarakoresha akantu kugenda by'abantu ngo bizabacanga akabwitereka muri ko nzashaka umugore w'umuzungu
nzashaka umugore w'umuzungu bategereza umugore w'umuzungu kandi abandi bagore ngo yarabanze ngo banita pendo ngo yarababenze mutabare w'umunyarwanda bw'uwamuvanahe n'umunyarwanda ntawe yabona wama ngo nzabe nyiri kuri iyi si ndewe nyarudinda azagenda agira imyaka 70 umwemereye angahe nakora ubwo bukwe mu izina ry'Imana nzamfite icyo gihe mwemere na miliyoni nzayimuha naramuka arongoye umugore w'umuzungu ese ubwo biramutse bibaye bibaye bongo iyo miliyoni bari wayisohora nayamuha nyamara wabona bibaye bibaye wabona mu gute gitondo bibyutse bibaye sani ntazagushuke we akoresha ngo ibi isezerano nyarudindi nta n'iryo afite ahubwo ni akantu nk'uko avuga ngo bizabacana ni akantu muri we afite ibibazo ba nyirasenge ngo baramuroze bamushyiramo ibyo bita ngo ibikida nimba ari abagirwa nimba ari iki ba nyabingi by'iwabo ngo ba nyirasenge ahubwo biracyamurimo nta nubwo biramuvamo usibye kariya kabona yirirwa kubitaza kazarakurubuka ese ubundi ubona abantu benshi batazamwo ibi bintu kubera ko hari ukuntu bameze wenda bafite ari cyo abantu babakundira gute none se buriya mu nshuti zawe wenda sinshatse kuvuga izina zubona ari bazima wenda kwica uruhande inshuti yanjye ni yaka ubona yakubona nta kibazo afite niyo nshuti yonyine ugira se buretse atubwire ukamubona oya enda inshuti yanjye ni fame yanjye n'abana wowe uvuze yaka niwe dushaka ubona nta kibazo ikibazo ega yakamwana bitewe n'ubuzima yaciyemo akiri muri Kongo ari umusirikare ibibazo ntibyabura yakamwana afite ibibazo ariko nanone hagiye bituruka burega kuba yakamwana yakubise dusabe amukubita iriya mitwe n'ingumi hari impamvu yabiteye ntabwo wapfa gufata umugore ngo umukubite none se nzovu ko ntari nakubona wakubise abagore ko uri mu bagabo babanye n'abagore benshi hano mu Rwanda ko ntari nakubona wakubise umugore ngewe njye mfite ubwenge aho gukubita umugore umuzizi buriya rero kamubwiye Vanessa ko mama Queen yagukubitaga warabyivugiye kuki utamukubise vide cyangwa ngo umukubite iyo mitwe n'ibindi aho uca bugufi ukemera akaguhana buriya ntureba njye mu buzima bwanjye nteye umugore navuga mbona no kwigisha abandi bagabo umugore agashaka kuvuga akurusha ijwi gutyo na gutyo we mugabo uca bugufi ntumusubize umwihora avuga turagurika nk'icyuma gisya injugu cyangwa gisya za kokasi noneho nawe wa mugabo niwe uvuga nk'abagore mujye muca bugufiya mugandukira abagabo banyu hari n'ahantu muri Bibiliya uwo murongo uri sibyo bavuga ko abagore bagandukira abagabo babo urabyumva umugabo navuga umugabo ni umutware w'urugo umugore nawe ariko muri kumva ibyo nzova avuga ibi bintu ndi kubifata n'ibyo mwigira nzova ari kuvuga ko umugabo ari umutware w'urugo ibi bintu muri kubyumva wabyumvishe no kuri urabyumva kandi bubaho abatware bose abagabo bose bubatse ingoboka umugore agandukira umugabo we ese biriya bya yakamwana na dusa niho twari tubikurije buriya nta kuntu ntabwo yakamwana yapfa gufata icyemezo cyo gukubita dusabe umugore atabigizemo uruhare kubera hari akantu kajemo yakamwana itagira umujinya akubita dusabe njye sinari impari kuko numva ko ngo bari kuri tubicano yabo nk'uko natwe dufite iyo tubicano yacu hari mama Sandrine TV show noneho nabo ngo bari mu kiganiro cya tubicano yabo harimo dusabe yakamwa umwana wa dusabe n'undi mwana wa mushiki wa yaka wa makura turi avuye igisenge nzovu banza umbariza aba bantu ikintu bari guseka bari mu byabumana none ubwo ngubwo hari icyo batahuje kuko nagiye kumva numva ariko nanjye ni amagambo numvisa abantu bavuga nagiye kumva numva mbere yuko barwana ngo dusabe yabwiye yakamwana ngo nushaka usohoke n'undi wasohoka n'undi ngo yinjire ibaze none umugore
hari igihe yaba ari abantu bari gushyiramo umunyu na montaje wenda ntabyo yavuze bamubeshyera ino Yewe nanjye mwana mvuze yuko nyinshi nanjye mvuze ko ari abantu babyumva sibyo ntabwo mbizi nabwo nabihaye 100%. Ariko bibaye byo gusa bashobora kuba yaravuze nabi icyo gihe nubwo wenda yakamwa icyo gihe yari umwinjira kugira nzu duse n'uyishyurira cyangwa ngo wari mu diaspora uyibishyurira ariko nubwo umudiaspora yakwishyura inzu ntabwo abwira umugabo yo gutya ayo magambo uzi se enda ushobora kumubwira mushaka kurangiza ukamubwira rero umugabo wanjye cyangwa mushobora gusoza bavuga gusoza ibintu nk'ibyo ngibyo ukamubwira rero njyewe usinye gushaka iwanjye inzu mfite abayinyishyurira aca nimba ari inkweto zawe cyangwa umupira wawe bifate wigendere ariko utamubwiye ya magambo amukomeretsa yatuma umugabo agukubita mwadusangije ibintu muri kuvuga aho ngaho nyine ni mudutere story natwe tubyumve ariko muzi yuko nzovu niba ari kuvuga muba mugomba gutega amatwi mukagira none se nimutubwire ibintu mwari muri guseka ariko ibaze enda da gusa afite umwana yari aho yicaye muri salo niwo mushiki we noneho abana babonye yakakubise umugore we uwo mwana azakura nimba ari umukobwa nageze igihe cyo gushaka ntazabwira ati nishaka nanjye ntabwo biba ari byiza kandi nabyo nkunda ibintu bya kera umugabo n'umugore bajyaga kurwana bakajya mu cyumba babyereka abana iyo weretse abana ibyo muba mukoze hari icyo bikora ku bana nta rugero rwiza muba mubahaye abana ntabwo twabaniganye ijambo Sandiri nubwo ntawe uvuga mu babyeyi ariko mwagira icyo uvuga Elisa mu ijambo ni abantu mushaka abakomedi icyo mwasaba abantu nuko babashyigikira nyine musabe n'abantu babashyigikire kuri channel yanyu abakunde kuri channel yanyu basuhuze matere story oya urabwira iti reka njye mbigisha muriga uravuga iti mwabantu haba abanyarwanda haba bari ku mugani w'Uburayi muri Amerika Australia muri Canada ipare mu Bufaransa mudushyigikire icyambere cyo tubasabye turimo kwiga dukeneye amafaranga y'ishuri ariko ntabwo tubatse ahubwo kugira ngo tuyabone nibura nabasabu tubasabye share comment kuri Mama Sandrine TV show kuri Mama Sandrine TV show muzaba muduhaye umusanzu wo kwiga kugeza muri university ngaho bivuga ibyo akubwiye twumva ngaho subiramo ibintu papa wavuze kamera kuri imbere isi yose iri kukureba wongera ijwi ngo kugira ngo ni amafaranga tubasabye kugira ngo tubone kwiga mugende mukore comment share subscribe ibintu byose mubikore ariko ntabwo tubasabye amafaranga kugira ngo tuzabone uko twakiga paka dusoje kuri channel yitwa ngo iki Mama Sandrine TV show Sandiri bazaba bateye Sandiri avuze ngo iki kuko tubicana n'ubundi nizabarihije iyo tubicana zirahemba yanyu washidukamo ihembwa miliyoni buri kwezi kandi miliyoni yabarihira amashuri ubwo nta kintu bazongera kukubaza ahubwo bazaba bamariho ngwiki bazaba bamariho ari goro ubuse mwamuhembwa miliyoni uko serata satubwe kandi uzajya duhereza twongere kuri ayo dufite aho abantu bahembwa miliyoni buri kwezi none se ubongereye hari ubwo baba bari mu nyungu bakubwiye ko uzajya ubongera kuko wababwiye ngo uri umukire uzajya ubongerera ku yo babonye hari impamvu navuze ngo ndi umukire nuko mwebwe mwiyaturagaho ubukire uyu ntabwo tuyatwara ndamwe ni ibihumbi byanjye 5 biruta miliyoni y'umuntu yego uziko ngewe iyo umuntu ampamagaye ngo ndaburaye nubwo namfite 5 muha 2 ngasigana 3
kuko iyo uhaye umuntu ejo nanone imana yongeye ikaguha. nibyo ariko ukuboko gutanze niko kwakira. iyo uhinnye amaboko imana nayo ihina amaboko. ibintu byose kugira umuntu agire ahantu agera agirwa n'abandi bantu, kandi mu bantu harimo umuntu. iyo bavuze mu bantu harimo umuntu, hari igihe imana iguza n'umuntu w'umumaro w'umugisha ugufata akaboko akagusindagiza akagira ahantu agutereka kugeza. yego. ese mwabaye bakangahe? mwabaye bakangahe? ese mwabaye bakangahe? bivuge imbere y'iyi kamera. mwabaye bakangahe? ubu igihe byabereye, igihe bafatiye biroti uri ari mu kiganiro mu mureke. umwana ari kuganira na se. nababwira iki? nese reka mbwira, nigeze ngana nabo kuva babwirwa amata, nigeze mbona umwanya kuri babaza. baba bakubonye se nyine, usibye kukubona muri nawe naraguhamagaye ngemba nibereye muri Zagarazagara nigishakira imibereho y'abana banjye. ikintu wambwiye warambwiye imibereho y'abana bawe utangiye gusabiza imbere ya kamera. ni ukuri ko imana ntabwo nsabirije, kandi sinyana nasabiriza no ku bandi. reka ndavuze ngo wabimbajije ndi muri Zagarazagara ndi kwishakira ibirayi by'abana. ngo abana bazimuka nta kibazo. yego, ikibazo cyo nuko mpamagara Sandrine ambwira amanota bagize, harimo n'abadafite icya kabiri bafite za 40 nangahe ku ijana. ninde da ufite amanota angahe? urabeshye pe, aho ntabwo nganiye nabi. Sandrine wambwiye ngo iki? ntukajye kuri kamera gusebya abantu babeshyira. jya mu cyumba uzane ibiroti zanyu, za biroti zanyu. buri mwana nakubwira amanota ye, nibo barayikwibwiriye. nyine se buri mwana abandi bari hano mwaretse abana bakaganira na se. ntibaganire n'ababujije uyu arahari navuga amanota ye. amanota angahe bisa? uvugisha ukuri, uvugisha ukuri. cyangwa imbere wari umuhanga, ubu wakangahe? uko ugenda uzamuka mwaze mugira, reka mbagire inama rero. nubwo mugiye mufunguye YouTube channel nayo kuyigira cyangwa muri bisaba ubwenge, sibyo? ntabwo wafunguye YouTube channel uri umuswa, kuko ari ahantu enda ushobora gukundwa, tuvuge bakakubwira ngo ugiye kujya muri Kenya. muri Kenya ni indimi, muri Kenya bakoresha Icyongereza, Igiswahili. Okay, ushobora no kujya no muri Amerika Icyongereza. ni ubwenge nabwo burakora, sibyo? ntimuzajye ngo muhe umwanya munini YouTube channel no kwiga mwige, kuko mushobora guhita ngo tubaye abasitari, ngo twagize gutya na gutya. buya ubwenge ngiye mu mwikonje n'imbere. sibyo? mumenye ubwenge ibi nabyerega namwe, si ukuvuga ngo mufunge tubicara namwe. iyi ni ya famiye, ariko Sandrine nawe ashobora gukura akawutika nanjye nifunguye tubica nanjye zangiza nagahita yifunguriye, kuko iyi ngiyi ni ya famiye. iyi ni ya mama Sandrine, inda namwe kuko muri bangaye, ariko itendi izaba ishobora kuba amafaranga yo kurya, ishobora kuba amafaranga y'amashuri, ishobora kuvuga ngo igihe urwaye ikakuvuza. ariko namwe hari muzagira mufunguza, ega ntabwo muzagumana na nyoko. Sandrine azashaka umugabo, yashaka umugore, mujye mu ngo zanyu. buri mwana aragira agashaka ubuzima bwiwe, akabwita mvuye mu nzu ya mama, reka modeshe getu yanjye. mujye mumenya ubwenge, mwige mumenya ubwenge. amanota yakubwiye so ngo ntabwo mani ibyiza. ariko ntabwo ari aba bonyine, abana benshi iyo batsinzwe batinya kuvuga amanota.
sandi wabaye wakanga ujya mantanga gusa ntabwo basibiye mwivuga gutsindwa ngo abantu nyine abana badafite amanota batinya kuyavugana kandi nawe ni ahantu hose Sandrine nk'urugero umwana yaba yarabaye uwa mbere akagira 95% agaceceka yabivuga none se ariko nyine we abana b'iki abatarabonye nk'ayo ashaka n'ubundi rega nzovu kugira ngo abana batsinde bagomba kuba bafite n'icyo bita abarimu babakocinga bashakira abarimu babakocinga ntabwo ariyo mpamvu abana bajya mu by'amatelefoni cyane nakaba amatelefoni Sandrine afite telefone nta matelefoni mba nabahaye bagibereye mu kazi nabo bari mu kiruhuko baraha mu rugo Sandrine na telefone afite ejo Sandrine telefone ipfa ntiyamamagaye ati papa mwohereza amafaranga yo kuyikoresha umva vaye namushubije aramutitirije ngo Sandrine afite telefone naho Sandrine niyo twiguriye niyo mwiguriye kuki ipfuye ashatse kuvuga nta yandi tuba dufite ejo bundi yapfuye neza nta yandi yari ahari ibihumbi 10 se mbikohereza iyo yapfuye urayikoresha nta yandi twari dufite neza ko ariyo mwiguriye kuki nimba ariyo wiguriye kuki utayikoresha ku mafaranga yawe mu gihe nyine ashatse kuvuga ngo yapfuye barayiguze nawe ugomba kumusapota reka nongere mbigusubize ntabwo icyo kintu kukivuga ngo niyo twiguriye umwana yigura telefone ati wari kuvuga itenda nubwo njye nayikugure ariko mama washobora kuba yarayikuguriye ushobora kuba itenda yigurira n'ababyeyi aho hantu uvuze nabi ngo niyo twiguriye niwe wayiguze oya ibyo wavuze bwa mbere ngo niyo twiguriye imyaka ufite ikwemera kwigura telefone akavuze ko ari mama we wayiguze ariko abivuze bwa kabiri ni umwana rega hari igihe aba atazi uburyo ari buvugemo ikintu saneka mugire ikinyabupfura ugomba kumenya ntabwo ari gusubiza ngo niyo twiguriye umwana ntabwo ajya agura telefone umwana nyirizina ikintu kikubabaje umwana atangira kwigura telefone yaratangiye akazi neza kuki nimba ariyo wiguriye kuki batemera ko muyijyana ku ishuri ntabwo byemewe kuyijyana hari impamvu rero nawe ntabwo wemerewe kwigura telefone umwana atangiye kwigura telefone yatangiye akazi yiga akora yiga universite baba bahembwa niyo mpamvu abantu biga universite bafite za telefone banazigiraho keretse iyo ari umwana wo mu bakire hari abo mu bakire bazigurira bakazijyana ku ishuri yiga sobone kujya yijyana ku ishuri ntabwo bazijyana bazikoresha mu rugo mu gihe kandi nabwo bakagira amasaha bazikoresha cyangwa se bakabagura kompiyuta se ko mutaraka papa wanyu kompiyuta abantu batakubwira imyanya babaye se ubwo wafata ibihumbi bya 153 bafunguye tubica n'abasayigura ariko rwose abana bose bashije kugira ngo babagurire kompiyuta mugomba kuzana biroti zanyu mumubaze ko muzizanye yahita abibagurira ye turebe reka njye mbabyize ukuri ndabwira Sandrine bitewe ko wiga segonderi abo bakeye primaire bo ntibayikoresha Sandrine nuramuka wiga simutegetse ngo uwa mbere nibura ukaza mu 10 ba mbere nzatene kugurira yashyirangaza na biroti yashyirangaza 10 ba mbere urabafite amakize amafaranga tuzaje kuyigura oya amafaranga arahari yashyiranye natuyigura yashyira azane biroti Sandrine 10 ba mbere ntabwo zane byanze yashyira herisa yizane ese genza biroti yashyiranga tuzana biroti tuzigura mbagurire mashini mashini ze tuyitwara yini yaza tebe tata tuyange ku banki tuyazanye gusa udoye taduhaye yashyira cyangwa ubanza ukanda akanyenyeri uko bizi umuntu nagenda n'ibihumbi 150 mu mufuka
cyangwa 300 na miliyoni wayigendana bitewe mu mufuka narenze miliyoni wayigendana bitewe uragira ngo bamutsinde gashyeke ese miliyoni ko uzi ko wagendana ayo mafaranga mu mufuka bagutsinda muri za karitsiye ese babwirwa n'icyo utabibabwiye imifuka yabigiye nubwo mugiye gushinga bitubicaro ni urugero ngo haye nese ubu nta bantu bagenda bafite amafaranga arenze miliyoni mu mufuka amafaranga miliyoni ibiri kuri kode kereka uri umucuruzi babizi na miliyoni uri umucuruzi abari barabigendana amafaranga nubwo bayatwara mu bikapu ntuzakore kusa ngo amafaranga menshi uyatwaye mu bikapu uhabwo uragenda ukagura envelope iyi ngiyi bahahiramo abantu benshi babwiye uvuye kuri banki abari muri envelope ubu wafite ishako uzariho abantu bambara amashakoshi n'injoro niyo rutugu bakaba baruca mbona bikana telefone yezemo ishakoshi ariko ibyo metero avuga nibyo sinumvise wowe uvuga ngo bakwibye telefone sinumvise uvuga ngo bagutwaye telefone iri mu ishakoshi reka banayinyibiye hano mu rugo ubwo se bayikuye mu rugo yibwe n'abantu mubana mu nzu nyine none se ko ari abana banjye tubana abana njye nibo bayibye none se kuvuze ngo bayinyibiye oya ntago aganiriye nabi uravuze ngo telefone bayinyibiye hano mu rugo aha aho kuvuga ngo aha mu nza none se ariko nuko nari ndambitse hano mu ntebe nari ndambitse hano mu ntebe mpita njya mu cyumba kandi nta wundi muntu wari uri hano abana bari basinziriye umuryango ari wegetseho bivuze n'umuntu winjiye nanjye ninjiye mu cyumba ahita biterura aragenda ariko nanone ntago ari ashobora kuba mu bantu ufite hano oya pe ndetse mbwira ukuntu umuntu yava hanze sibyo urugi rubafunze abana bari baryamye ninjye wari uri maso ninjye wari urambitse mvuye ku kazi basinziriye none se kuje mu cyumba ntabwo wigeze uvuga iti urugi bararusunitse ntabwo ruvuga ntabwo runo rugi ruvuga ni ikiragi unahagaze imbere yabo akasunika urugi rubikiragi gute oya ntabwo ruvuga nicyo mbaza ntabwo ruvuga nubwo wari uhagaze iruhande umuntu akarusunika ntabwo yavuga umuntu waba gutwara telefone ni umuntu ugenda muri iyi nzu akavuga ati n'ubundi nje hano nje kureba abantu babo none agafungura nk'umuntu winjiramo usanzwe yinjiramo agahita yibona telefone agahita ayifata akongera akisohoka batwaye fone gusa se ntabwo ari telefone yonyine icyo gihe bwari hari kuwa gatanu buri buke ndi bujya gusura Sandrine Musanze ku ishuri noneho nari mvuye ku kazi n'imiguru ibiri inkweto nziza za Sandrine nari namuguriye ngiye kumushyira na telefone muri poshete harimo amafaranga sinibuka ngo nangahe nyine urumva yari ishakoshi ipakiyemo ibintu byose ndi bushyire Sandrine ku ishuri hanyuma ndinjira hari 3:00 za nijoro mvuye ku kazi hano hari monde abantu bari baryamye hari haryamye nde nande hari haryamye Elia na Irene na Elisa Elisa icyo gihe ni nawe wankinguriye arankingura ahita yisubirira kuryama noneho nari ntashye ndi kuvangurika ntunganye ibintu byose mushyire ku murongo nzinduke njya ku ishuri ry'umwana mpita ndambika hara muri iriya ntebe njya mu cyumba ariko urugi negetseho ariko sinashyiramo serire mpita njya mu cyumba navuye mu cyumba nsanga ibintu babyanduye ubwo ni umuntu wakugenza inyuma utashye inyuma ndi gutaha ariko njye sinabimenye noze ubundi iyo ugenda kujya utareba inyuma niba hari umuntu uguherekeje ntabwo njya nkunda gukebuka kandi cyane ko hari nijoro nta kintu numvaga nta birenze nta muntu uri kwikasa wewe iyo uri kugenda ureba inyuma yawe ra ngewe ndeba ku ruhande rwanjye iburyo ibumoso n'inyuma buriya biragufasha cyane ugenda ukebaguzwa we nubwo ibaze kugenda gutya kuri umunyabwoba njye ntabwo bakunda kugira uburinganira moshi buriya moshi niyo igenda gutya yageze abantu aho igiye ikongera ikagaruka gutya ifite ntabwo ikatigira hose ni ukuvuga ngo ahita ahindura akagenda kuri rwa ruhande none nawe ugenda nka gari ya moshi ntabwo nkunda gukebuka inyuma cyane ko ntabwo nkunda kugira mba numva nta kibazo gihari ariko kuva icyo gihe nahise menya yuko hari ukuntu nyine umuntu akugenda inyuma karibu iwacu papa Sando cyakoze uzajya uzanye n'abanyamakuru ariko na wenyine araza ntaza se ntiyaje
yajeho rimwe ambwira ngo manibo ari hararuka dore amafaranga Sana kandi yavuze ngo nta mafaranga afite. Nizagimana aya mafaranga nyabonye akakanya. ni umukire si babikugusi yabibabwiye ko ari Ntabwo nari umukozi nzi ko umuntu utazi yafite amafaranga afite Aya mugende. Ngaho ishyura izi fanta. Inzishyura ngiye mpahira urugo se. Wowe tugure umunyamakuru. uhahira urugo no utaruhaye kandi urimo abana bawe wahaye Nzovu ntago wenda sinarinzi ko uyafite ariko nzi ko igihe cyose uba ufite amafaranga. Kandi aya mafaranga ni menshi ndabonye. Ubu uzugira ngo urayatahana Sandrine yayabonye. Aya nanjye mana. yakweretse konti yawe Oya. Aya mafaranga ahubwo ni Nta nubwo wayibukaga. Ahubwo se ubu nk'umuntu ukumesera aje akayasanga mu myenda abantu babamesera barakize. Se Diane ko ari busiga mfurira. ntabwo umugore we yambwiye Ubu ni usigaza kukumesera. Akumeseye kangahe? Arayijyanira afite igikayo twako arayijyana akayifurira. Akumeseye kangahe? Nta inshuro nyinshi. Ubwo yabonyemo amafaranga niyo mpamvu akunda kumesera. oya nawe Ntuze sibyo. Nose ubu ntabwo urata amafaranga mu myenda ngo bagire nkayo ntiwari uyazi. nuko ari umukire iyo uri umukire Nanjye akazi ko kukumesera ndakemera. ukibuka Nanjye ndakemera nzaza kumesera. kubera ko ubonye ufitemo ibifaranga Nose ubu yaraye yasinze akahita akuramo ipantaro ejo mu gitondo umuntu akazinduka aterura imyenda aza kumesa agasangamo nk'ibihumbi senkani ari gukorera 5 urumva batakize. Ubundi senkani. ntabwo aba akiri ntabwo senkani yamukiza ariko nyine aba iminsi y'iricuma nyine abona icyo ashaka Nta nubwo yagwaye kugira umusazi. none nawe Byari byakubaho. urabyemeye kiraka cyo kumesa Sandrine wowe urumva icyo kiraka utagikora. maze Vanessa nta yakoze kimwe kiraka cyo n'aka kanya mu kumesa mesera atarakora mu mifuka Ngo kuramo iyo pantaro bakumesere. ariko we buriya ni izindi mpuwe ntabwo ari uko wabonyemo urufito shaka ntakoreye mu mifuka Elisa nawe wakemera ikira kiraka. cyane rwose Se cyagihumbi nabwo mwagikoresheje. Igihumbisha. ibaza igihumbi uri kubaza ni ukuri Ndimo kwazi icyo bagikoresheje nzi gusa abana bari baryamo amabiswi amabombo utuntu nk'utwo amandazi bakwaye igihumbi ryari ndahamagarwa yeee nicyo bita gukira. Uwaguha akazi muri MTN call center wagashobora kajya witaba telefone. Se nta gihe ujya wumva amatwi akurya kubera kwitaba telefone. umutwe ahubwo Umutwe amwita metere. ariryamiye Werega abananiwe mujye mumenya ko uyu mugabo aba yakoze. ni munyakazi Ni Munyakazi Nzovu. Ni n'inshuti yamukunda kuri. reka ese bavuze ko wambeshye kuzanjyana ukaba utarabikoze mujyane Mureke mbabwire expo ngiri hafi gutangira. hari ahantu banyemeje kunjyana utaranjyana ubyibuke hehe nanjye sindagira kandi waramuhamagara ntuza wiwe ahubwo ni nuko njye nabishaka umuntu muyoboke yanjyana kandi nyine nawe wambwiye ngo uzanjyana njyana yo ahubwo tugenda ntabwo nzi nk'imbere mu kamuyoboke se rero ndebe uri umuntu yambwiye ngo aramuhamagara ntuza wiwe ngo tujye uramufana tugenda yakamye majoro yakamwana umeze ute mu ngo shande mu bice by'i Kanombe ukoze urimo gukupa mu kanwa izo ni gahunda za leta ugomba gushishikariza abantu gukora umuganda ni byiza nanjye nagiye kuwukorera mu gace k'i Kanombe
uravuga Diane se nta wundi mfite Diane ntabwo duherukana wenda turaza guhura nka nyuma ya saa sita sawa yaka ndahita nguhamagara mu kanya ka sawa turaza kuvugana. ese aba bana b'abasitari ubundi mufana bande? Elisa ufana nde? Ufana nde? Ninde muntu ureba ukavuga uti uyu muntu ankorera umunsi kuri YouTube? Bose yaba bakora ibi biganiro ni bande ureba ukavuga uti uyu muntu ankorera umunsi niyihe mpamvu? Mu bantu ubona kuri YouTube abantu abona kuri YouTube aba YouTubers bose aba influencer harimo ba Nzovu ba Yakabande bose ninde muntu ugukorera umunsi? Oya nyine aravuga tubwire mbere wakiri wakora ibiganiro ni Linda n'uyu. Inde? Linda nande? N'uyu. Aho nyoko kujya takwigisha ikinyamupfura Linda n'uyu kuki utabuti ni Linda na papa aho kuki rero niyo mpamvu rero abana barerwa n'igitsina kimwe nta kintu ngo ni Linda n'uyu. Ntukaganiye nabereka oya mumureke Nzovu ibyo avuga nuko umwana ariko yika ntimugashyigikiye wari kuvuga ati ni Linda na papa cyangwa ufite undi papa kuki wamugana umwita uyu nguyu? Kuki umwita uyu nguyu? Kuva ryari se? Reka ncitse gusabye imbabazi nyina nimba batabaye ikinyamupfura abana abamama turera abana twenyine twararenganye. Sandiri mw'ibi bintu weho ni uwuhe wawe? Tubwire. Hari Linda na Christian na Miki na Aga na Debeni na Melody na Karufani mu biganiro sibasi Linda na Bamiki ibiganiro bya papa wese ntabwo ubizi? Ndabizi nose ko mba mbireba buri munsi nabyo ndabikunda. Akavuye ngo rute kubabaza ibyo bibazo buri oya nta kari kanyuzemo ariko uyu mwana yumvise ko yikundira papa we undavuze abandi ariko uyu nguyu aravuze ati njyewe ni Linda na papa. Hari ibiganiro bya papa babo bajya bareba bagaseka bagatembagara. Hari ikiganiro yose kureba bakoranye na Linda bari gukina game y'udukombe birukanka na Yaka. Iyo game ejondi ako gakino barakariye n'indi mu cyumba bari kureba muri telefone barasetse baratembagara nabase mufashwe n'ibiki ngo ngwenda tukwereka akantu banturumbuye mu cyumba ndege nsanga ni uwo mukino wa papa we na Yaka na Linda ariko ratabaroshekeje ariko uyu nguyu yabateraga imibare yarabatsinze bose. Nzovu yarabatsinze yarabatsinze ibintu byose nabonye akoresha umubare biba biri mu bwenge yarababaraga birangira kuki utajya uza ngo wigishe abana imibare? Kuki utajya wigisha abana imibare? Nyina azabigisha imibare kandi ariho uzi imibare. Nyina azabigisha Ikinyarwanda. Musore tugira inteko zingahe z'Ikinyarwanda? Marangiye nta ibyo bintu ntubimbaze ntago mbizi pe sorry. Iyo ni yanjye hafi 16 19 hari inteko ndangahantu ziba ari 3 zengera kuri 13 zikaba 19. wasanga kera n'ubu zaragabanyutse ariko njye nta nigo mbizi ibyo bintu muri kumwe. 16
hakajyaho izindi 3. Ndanga hize uwize baravuga ngo hize wize. none mushatse kuvuga ko abari kwiga ubu ngubu batize hize uwize hize uwize iyo mubaze gutyo se mubyara si abize mu gihe cyashize hize uwize iyo bavuze ngo hize uwize biba bivuze iki nzovu niwe mukuru hano iyo bavuze ngo hize uwize biba bivuze iki hize uwize ni ukuvuga ko iki ni ikinyarwanda gikomeye cyane. ni uko wenda mu ishuri uko tuvuga haba harimo abahanga n'abaswa ugasanga ariko njye niko ndimo kubikeka ugasanga noneho hari aho bagiye wa muhanga n'umuswa bagiye nk'ahantu wenda ari nk'urugero noneho babahaye ibintu wundi umuhanga arabishoboye wa muswa birabananiye ugasanga nimba wa wundi w'umuswa avuga ngo niyo wavuga ati hize uwize wenda njye igihe yigaga nyine ndi mu bindi niko njye mbibona. ngaho bajyane mu kinyarwanda ibisakuzo nimusakuze papa wanyu nibansakuza ngo ngenze ndasubiza sake ize mu ishyamba rirahubangana inzara y'umusoro sake ko twagendanye wambwiye ko twagendanye wambwiye iki ngicyo igicucucu cyane saka nagutera icyo utazi utabona ubuto bwa somanyaga saka tuvuyemo n'imyitwarire ishyiga ibyo ari byo byose byaba iryo ku ruhande byaba iry'inyuma izo nari ishyiga sake harya muri dore aho kirenga n'ibigote dore aho kirenga n'ibigote kivumbura ihirika naraguharurira vuga cyane ihirika naraguharurira imodoka twite yisaku muri ubwa mbere ntumvishoboye mukubita ikindi Elisa mukubita ikindi gisakuzo sake ngiye mu rutoki ndenga abapfu batanu ngiye mu rutoki ndenga abapfu batanu sinigise igisakuzo se imitumbatumba si nicyo byabaye n'ubwa mbere ntumvise sogokuru aryoha bose uyu nawe shabarese ubundi vani uzi ibisakuzo ahita agiheramo hagati ntuzi ibyo na nzovu mukuru ntabyazi yabuze ibyo asakuza oyaga nanjye ibi ngibi bamubajije byinshi ntabwo mbizi nabyibagiwe ibisakuzo se byabaga biri mu bitabo mu ishuri yanuka mu ishuri kera nta muntu uzi umugani umwe ngo awuducire ntawe dusoze uca umugani ku manywa nibyo yameragane amera ubwanwa ntawe uca umugani ku manywa sandiri uriga yakubaza ibyo mu ishuri by'ubwenge East Africa igizwe n'ibihugu bingahe iyoborwa n'uyu muperezida ubu ngubu subiza East Africa igizwe bivuga umubare wenda ntunabivuge ntabyo afurika yose ya East Africa gusa ntabyo East Africa igizwe n'ibihugu birindwi iyoborwa na perezida w'u Burundi nabaza ikintu cyiza ibyo nabaza byabatsinda ntabwo ariko uyu mwana ngo azi imibare nka se urayizi uri kuzaza uhita usubiza vuba amasegonda 5 igitubazo ndatanga ndagusubiza kabiri gukuba rimwe reka mwibaze gatatu karindwi gatatu kuba karindwi
isuka nayimbaje Eh, gatandatu kwa gatandatu gatandatu kwa gatandatu gatandatu kuba gatandatu twumve uko wabishubije oya 36 wanze ko nyisubize 18 gukuramo 9 ni kangahe 18 gukuramo 9 ni 11 Ni oya icyenda. itonde 18 gukuramo 9 Ni icyenda. ceceka 18 gukuramo 9 ni 9 izo nkubaza ni ikintu cy'inabi 17 kongera 13 ni kangahe 12 kongera 13 ni 30 14 kongeraho 17 kongeraho 13 Sandrine u Rwanda rugizwe n'intara zingahe narisha enye twongeyeho na Kigali ikaba eshanu okay uyobora umujyi wa Kigali nkuko tuvuga ngo uyobora intara bamwita guverineri uyobora umujyi wa Kigali bamwita nde sinwajije amazina yiwe ngo urugero uyobora enda tuvuge uyobora amajyaruguru bamwita guverineri uyobora umujyi wa Kigali ngira ukuntu bamwita bamwita meya nawe aba ari meya w'umujyi wa Kigali we ntabwo aba yitwa guverineri kubera icyo atitwa guverineri guverineri u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe ndetse ndibaza SB ntabwo abishobora ntabwo nzi 30 aka karere mutuyemo bakita akahe aka turi mu karere reka abana Kicukiro hano ni Kicukiro Kicukiro hano cyane muri Gasabo muri Kicukiro Gasabo iri muri kiriya Gasabo ariko hari aho bigabanira hano hafi ahari hirya iriya Elisa ugiye kumbwira amazina yose ya Nzovu mbwira amazina ya Nzovu ya papa wawe yose Bahizi Venuste afite imyaka ingahe imyaka 53 si wari iri 53 aba yumva tuvuga mu biganiro mama afite ingahe mama afite nawe 33 harayijyanye ndashaje nyine so reka ndabona ibyo kuganira byabashiranye reka dushimira abari badukurikiye tubibutsa mugende mukore subscribe kuri channel yitwa Mama Sandrine TV show turebe ko byibura ibi bintu mubikorera uyu muryango ndabizi mureba iki kiganiro muri benshi mumbabarire mukimara gusoza iki kiganiro mugende mukore subscribe tubona abantu barenga 1000 dusigare turwana no gushaka iki amasaha ubwo n'ibikoresho nabyo ntabyo uyu muryango ufite wenda simbizi Imana izakorera mu bayo wenda babona ibikoresho siko bimeze Nzovu nge ndumva ari icyo ngicyo twasaba iki twasaba abantu mutwandikire ibitekerezo byanyu byubaka kandi n'abadukwandikira ibibi nuko ari byo muba mufite mutanga ntacyo turabyakira nose ngire gute muri iyi mihanda abantu bose bafite kwidagadura yaba ari uwandika ibyiza yandike yaba ari uwandika ibi bintu uburenganzira bwabo baba bafite kwidagadura ntabwo abantu bose rero ariko bakwandika ibintu byiza Nzovu iyo bagututse muri message wumva umeze ute ngereka nkubwire rero nta touch ngire ibyo wamvuga nabi harabibona se wamvuga ibyiza bakoresha amatushe ntabwo rero nta nubwo abantu babikubwira se njyewe akenshi ubu ngewe nta muntu nta mukimbwira nabi cyangwa iki hari urabona muri iyi mihanda ku mugani w'abivuga ubu hariho tuvuge ubu bari kuri Diane wa Nzovu ugasanga ahubwo Diane nibo barimo kwandikaho cyane cyangwa buretse se none bakaba bari kuri iyi mihanda ni Diane na Nzovu ni ya Kamwana dusabe ngo ya Kamwana yakubise
dusabe yakubise n'ibyo buriya mu mihanda kugira ngo abantu babone ibyo bavuga ni uko hari ikintu kiba cyabaye sibyo rero njye akenshi nta bintu bajya bamvuga nta tacu ugira ngo urabireba kandi buriya njyewe nunamvuga njye sinzakuvuga kuko uyu muvuze urimo kumuzamura banyamabondo bariya baramvuga bamuhere bakamvuga muri make baba bari kukuzamurira izina njyewe ngenda kureka sinjye nkasa nk'ukurasoho akantu gatoya nkahita ngupuwesha nkakwihorera kuko iyo umuvuze cyane uba urimo kumuzamura kandi icyo gihe mba ngira ngo ahubwo umanuke paka ajye hasi yesu we rwose ugira ngo nzoba arakina we iyo umuvuze agusabira kumanuka no kuzima yesu we oya gishimishwa nuko abantu batumbagira Nzovu yararakaye. bamenyekane bagire aho bagera nta rugo ruhahira urundi ni n'iryo jambo dusorejeho mugende mukore subscribe kuri channel yitwa Mama Sandrine TV show ibiganiro bya Vanessa Inspire byo nakagaruka murakoze